Mu ntambara z'ubuzima wanyuzemo kugeza ku mashuri wize ni iki wishimira wagezeho? Hari icyo wicuza? Ndicuza byinshi. Ibyo nicuza cyambere Dr. Rusa, wumva mu gihe uzaba utakiriho kuri iyi si abantu bazakwibukira kuki? Igihe sinshobora gupfa. The Zoom TV 24. Dr. Rusa, wakoze cyane kuganira na Zoom TV 24. Hari ibibazo by'amatsiko twifuje kukubaza. Icyambere, hanze y'akazi mukora, Dr. Rusa ni muntu ki? Akunda iki? Yanga iki? Mbese ni iki kimuha umutuzo? Icyo kibazo cyawe ndagisubiza gute? Hanze y'akazi nkora? Yego. Y'akazi nkora ubundi ndi consultant, ndetse ko ndi na entrepreneur. Hanyuma ikintu baje ngo nkunda iki nanga iki niki cy'umutuzo. Biragoye kumenya iki cyo nkunda nakubwira kuko ibintu birahinduka uko umuntu akura. Nk'ibyo nakundaga kera ubu si byo nyikunda. Nigize kuba nkunda, nanjye nize kuba nkunze abazungu cyane, nkumva nanze Afrika, nkumva ntashaka no kuyigarukaho. Ariko maze kumenya ukuri, maze kumenya Afrika, maze kumenya ibibazo yagize icyo atari yabyiteye, maze kubona izindi kontina zibayeho neza kubera yo, numva Afrika iri victime. Igitabo nzasohora dans 3 semaines kitwa Afrika Victime, gishobora kuzabumvisha gusumba iki cyambere. Ubu ikintu nkunda mu by'ukuri, nkunda Afrika ku buryo Afrika ibaye imwe, naho yaba imwe uwo munsi bugacya napfa nishimye. N'ubu rimwe na rimwe ndarota mfite passport africaine. Niyo rêve yanjye, nizo nzozi zanjye, nuko Afrika ibimwe. Numva rero nagira amahoro, numva nabaho neza cyane, numva hariho Etats-Unis d'Afrique. Ni iki kiguha umutuzo? Iki umutuzo ni ugusoma. Iyo nasomye ibitabo byiza mba numva mfite amahoro. Mu ntambara z'ubuzima wanyuzemo kugeza ku mashuri wize ni iki wishimira wagezeho? Hari icyo wicuza? Ndicuza byinshi. Ibyo nicuza cyambere, ibyo nicuza si ku giti cyanjye nk'umunyafrika. Ndicuza kuba isi bari abantu bafite imbaraga barakoreye Afrika ibyo bayikoreye, tugakura mu makondisiyo twakuriyemo kubera bo. Kuko Afrika ibibazo twagize ntabwo twabitewe n'abanyafrika. Ngirago nuko mwirengagiza histoire. Afrika bari aba imperialiste bagize muri Afrika mu 1941, cyane cyane ku bihugu byegereye ku makote, kuko bazaga n'amabato. Uretse ko duciye ku ruhande gatoya mpereye kure habanje abamizilima, nyuma abamizilima baza kuneshwa, ariko haza abazungu. Niho Afrika yatangiye guhura n'ibibazo itigeze igira imbere yose icyo gihe. Urumva rero aho burya hari ikintu ibyago bibaho nuko kumenya ibyo bintu. Naba niyo utabimenye peut-être wagira amahoro. Maze kubimenya sinasubiye kugira amahoro mu by'ukuri, kuko nabonaga ibibazo byose mpura nabyo, ibibazo byose bene wacu bahura nabyo, ibibazo byose urigeze nibura, ukabona ukuntu aba diaspora basuzugurwa n'ukuntu birukira kujyayo. Ibyo bintu ntabwo byagura amahoro. Ni iki wishimira wagezeho? Ntacyo ndageraho. Nzishima Afrika ni bimwe. Ubu n'amashuri wize ni bushakashatsi wakoze n'ibitabo wanditse, nta na kimwe wishimira?
ntabwo nabyishimira, nzabyishimira mbonye aricyo byatanze. Ibitabo nanditse, ndabona ibitabo iki gitabo nanditse ibitabo nka 3, ariko iki ngiki cya imperialism bariko barakigura cyane n'uyu munsi ikirezi bansabye ibindi. Ngize Imana nkabona ibyo mvuga barabyumva, naba mfite icyizere, ariko sinakubwira ngo aricyo nageze. Mfite icyizere gusa, mfite inzozi za États-Unis d'Afrique. Ni icyizere, ni espoir, l'espoir fait vivre. Dr. Rusabagirishya, nk'umuntu w'umunyabwenge, wemera ko Imana ibaho? Ubishingira kuki niba wemera ko ibaho? Hanyuma se wemera ko Satani abaho? Ubishingira kuki niba wemera ko abaho? Ese icyo kibazo cyawe hehe, kuko ntabwo biragoye kuvuga ngo Imana ntibaho. Sinzi aho nabihera, kubera sinzi, uzi Blaise Pascal, umufilozofe witwa Blaise Pascal n'umufaransa. Yego. Yakuze igihe abantu benshi hari abantu batemera Imana. Yagize intambara nyinshi, barayemera, benshi barayumva, nta muntu ukiyakana. Bicaye kuri bariko iwe, abereka inzu yari aho barebaga, bati iriya nzu yubatswe na enjeneri kanaka, bati iriya nayo yubatswe na enjeneri teri, bati yarabaje iriya nzu yubatswe nande, bakamubwira ati ni enjeneri Barnabe, iriya nayo bati ni enjeneri Timote, ati nukubwi batahaba ntabwo ziriya nzu zari kuhaba, ati iriya nzu base yubatswe nande, ati ntabwo tumuzi. Ati iriya zuba rero ryubatswe na wa wundi mutemera, ryubatswe n'Imana, titaba ntiyari kwawe. Urumva rero ntabwo wavuga ngo Imana ntibaho, uwo nivyo yakoze. Yego. Iyo shitani yo byangora kuvuga shitani bakishi mu mitwe yanyu, ni kibi, ni umuntu yagize Imana abone hana sunikiriya ikintu kibi, ariko Imana yo ni ntawakana kwiriho. Imana ni igihangangiriwe, niyo yaremye univers, univers isanzure. Isanzure ku buryo ubwenge bwacu ntibunayimetiriza, ntibunamenye, biragoye gusezisa Imana, kuko hari ibintu bibiri bitagira iherezo: isanzure n'ubucucu bw'umuntu. Ubwo kumbuze ko muri ibicucu muranyumva nabi ubwenge. Imana byose, hari ikitagira ubwenge nk'umuntu, hari icyo uzi. Kandi umuntu ari we Imana yahaye ububasha bwo gutegeka ibindi biremwa. Ni umuntu wabyihaye, arayibeshyera, kuko mu biremwa byose turema umuntu ase natwe mu itangiriro, hanyuma ibindi biremwa abitegeke. Umuntu ase nande, nubwo butatu butagatifu bwaremaga. None se umuntu utegeka ibintu byose, ariko n'ububasha Imana yamuhaye. Umuntu afite ububasha ko ategeke inyanja n'ibiyirimo, ategeke izindi nyamaswa. Ubwo niba wemera Bibiliya byanditse mu itangiriro, nawe yanditswe n'abantu. Ariko noneho reka nkubwire ukuntu umuntu aricyo kiremwa kitazi ubwenge. Ntabwo ushobora kumara imyaka 3 muri labo uri kurashaka bombe ishobora kumara isi mu minota 10. Isi uriho. Ntabwo umuntu yaba azi ubwenge ngo yice mugenzi we. Umuntu ubwenge bwe birangora kumenya ko kumva ko umuntu azi ubwenge. Wemera ko nyuma y'ubu buzima se hari ubundi, cyangwa iyo umuntu apfuye biba birangiye? Ubuzima simbona ukuntu mutandukanya n'ibindi biremwa. Sinzi ibyo rwose, ntabyo nakwemera ko ntabyo nzi. Ariko simbona umuntu yihizeho ko ari we Imana ikunda yo wenyine. Ibiremwa byose bifite agaciro kangana imbere y'Imana, ntacyo turusha ibindi biremwa, ko nta nicyo sinatwe turitire. Kuko iyo urebye n'umuntu, ibibazo dufite byose dutwitirwa n'abantu, kuko hariho isi y'Imana, isi y'abantu. Isi y'Imana ni nziza, ntihari no kuzapfisha. Ariko umuntu aho aziye, reba ibyo ariko arakora. Mu minsi mike dushobora kubona umwuka wo guhumeka, dushobora kubona oxygene yo guhumeka. Kereka nidushira hakaza abandi bantu badakenera oxygene, base n'icyatsi kibisi peut-être, bafite chlorophylle.
aho kuyamera ameze nk'igiti. Ariko ubundi umuntu niwe uzamara isi. Umuntu aramara isi ariho, kuko umuntu niba aremwe nyuma y'ibindi, aho aremwe niba atangiye gutwika, niba atangiye kwica. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi? Ntabyo nzi pe, nta n'ibyo nakwemera. Ntabyo uzi, nta n'ibyo wakwemera, ubwo nta buhari? Oya, simbyazi. Hanyuma Dr. abemera ibyanditswe byera bavuga ko hazabaho imperuka, ndetse abakoze ibyaha bakazashyirwa mu muriro w'iteka, Imana ikabatwika. Ibi bintu urabikururuka byumva? Urangura ibyo bibazo kumfaza ntabyo nzi kabisa, kuko ibyo ngibyo bazi gituma umuntu burya umuntu agira liberté de conscience. Umuntu yemera uko abyumva, kirazira guforsa umuntu ngo yemere nk'uko wemera. Kuko giye nk'amadini, nk'idini, nk'Imana nzi nigira idini. Imana nzi ni Yesu, niyo dini yanjye. N'abarindiriye Yesu azagaruka, nkuriya Yesu uzagaruka, abo bamurindiriye si jyewe, kuko jyewe Yesu nzi ntigeze agenda, turi kumwe n'uyu munsi. Abamurindiriye ibyo sinavuga ngo nibemere ibyo nemera cyangwa ngo nemere ibyo bemera. Kuri jyewe Yesu ntawe yigeze ajya, yigeze asiga, kuko turi kumwe buri munsi, kuko ndamukenera buri munsi nkamubona. Idini ni projet, idini ni umushinga, sibyo? Yesu ntigeze yiri idini, simbonire najyamo. None nk'umuntu wize kaminuza, ukiga amashuri menshi, ugakora ubushakashatsi, umuntu yakora iki kugira ngo abeho yishimye? Kugira ngo ube wishimye, ikintu nugeze no kukimbaza sinashoboye gusubiza. Ikintu cyanshimisha ni uko ufitiye abandi akamaro. Ubuzima bwawe niba nta bandi ufitiye akamaro, mu by'ukuri ubwo buzima ntabwo bwaba bushimishije. Kugira ngo ube wishimye rero ni ukugirira abandi akamaro. Dr. Rusa, wumva mu gihe uzaba utakiriho kuri iyi si abantu bazakwibukira kuki? Ibyo sinshobora gupfa, kubera uyu munsi ntavuze kumbwira Karere Max, nakubwiye Blaise Pascal. Umuntu apfa gute? Nawe ntushobora gupfa. Ibyo byose sokura uramwibuka, na papa uramwibuka, nawe ababyeyi barakwibuka. Numva rero ntabwo avuga ngo uzapfa ugende burundu kugira ukwibuka. Bazanyibukira no kuri igitabo nandika. Dusoza n'iki wakongera ku kiganiro tugiranye Dr.? Icyo nakongera, icyo musaba buri munsi niko soza buri munsi. Ndabasaba urukundo no gushyira hamwe kugira ngo Afurika ibe imwe. Nimunkundira mugakundana mugashyira hamwe, Afurika izaba imwe. Ibyo ndabyizeye. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.